Monster ngo tuvuge kuri utu turirimbo. Hari indirimbo ya ninde harya? Ya mpano ivuri. Ya mpano yitwa kwikubita. Amagambo arimo mwe mwarayumvishe. Hari anavuga ngo kanze mbasomere ngo dukora amakosa igihe kini tukanabyibagirwa. Ntihagire isomo dukuramo imitima yacu ikanababara. Ubwo bwenge bw'umuhanzi. So nta muntu wimwe wahita akaririmba. Dukora amakosa igihe kinini imitima yacu ikanababara. Link the point. Munsi yaho yahandi avuga ngo gake gake slow tukibeshya ko mu buzima ari twe twigira. Agahita yigarura akavuga ati ndasaba Imana ko uyu mubisha ankuraho amaboko. Ayo abahanzi mubaye much respect kabisa. Indirimbo yitwa ni uyu yo ntago mutuntu twinshi ariko aravuga ngo ibyiza wanyuzemo ibibi byose wanyuzemo isoko ibyishimo byawe n'umunezero wawe isoko yabyo nuwo. Yo ni Imana yavugaga, ya mpano ni Imana yavugaga, right? Ariko navuga ngo Imana ijya kukurema yakuremeye umuntu uwo nuwo uwo mukunzi wawe. Rashon katwifatira undi uyitwa Fela Music, right? Fela Music yo nayo ari amagambo sorry Fela Music ntago mvuze ko mugira utugambo. Hari amagambo yanyu nakunze aho muvuga ngo ubona ibyo ushaka ko nkwereka unjaginze ntiwaba ntunguye abanye ndabazi they pray for me. Niba wumva utankunda zandekera abanshaka ntabwo ndi ikirara nubwo ndara amajoro sinananiye family it is what it is. Shati arandika kwe haragavuga ngo ntago nize umuco ntago nishe umuco something like that. Ntago nize umuco ngo nikura amata ku munwa bacaka ngo mbeho life nifuza life nikundira. Baho ubwawe wa mugani nibuko wabivuze. Baho ubwawe uko ikiguprezinga ishimire ubwawe, don't care about them, right? Kandi arimba bitu tundi turongo.